Yes, hello guys, nizere ko mumeze neza. So uyu munsi rero ngiye gufasha abantu kwiyandikisha no gufungura account muri FMC Pay. So ni ukuvuga ngo hari abantu benshi ufite kuba verified byanze cyangwa se gufungura account byanze. So icyo ukora wowe uraza hano ukande kuri link ndagusigira muri comment, niho uyisanga. Uraza ukande kuri link, ngiye kubereka uburyo mukora account ndetse wenda mukaza kuyiverifiya. Uretse ko ngiye ntari buyiverifiye kuko nsanzwe mfite account iri verified kandi ntakoresha ID ebyiri ngo bikunde. Ngiye kukwereka inzira uri bucemo kugira ngo ubashe kuverifiya account yawe. So icyo ukora rero uraza, murabona ko izi account zo reka tuzirengagize. Murabona yuko tugiye gukiriya account nshya mu buryo bwo kubereka uburyo bakiriya account. So hano uraza ushyiremwo username yawe. Urugero ngiye kwiyita Rwanda wenda 25 bifatanye bidatandukanye. Iyo niyo username. Iyo bakubwiye username iba ari izina rimwe rishobora kugaragara kuri account yawe. Ntabwo ari ngombwa ngo ushyiraho amazina yawe yose, ushyiraho username. Niyo washyiraho izina ryawe rya kabiri ariko ritangizwa n'inyuguti nkuru, ubundi ntusigemo umwanya, aho biba ari sawa. So tugiye gushyiramo password. Ni ukuvuga ngo hano tugiye kureba password tutigeze dukoresha mu kwiyandikisha. Turashyiramo iyi ngiyi. Niyo password tugiye gushyiramo. So tunakiriye password. So ni ukuvuga ngo password ushyiramo igomba kuba iri stronger muri makeya, ari password ifite amagambo 8. So ari password ifite amagambo 8. Sorry, ibintu nkoze nanjye sibibaho. Reka nshyiremo password iri stronger. Urugero rwa password ugomba gushyiramo, ngiye gushyiramo nanone Rwanda @123. Iyo password iba yemewe. Hano ndongera nyiconfirming Rwanda @123. So ubikoze gutya kwiyandikisha ntabwo bishobora kukunanira. Wakoze izi step zose nakubwiye, kwiyandikisha ntabwo bishobora kukunanira. Tugiye guhita dukora hano register. Ni ukuvuga ngo sponsor iyo usanze ntayirimo, iyi code iyo usanze ntayirimo, nkwibutsa ko iyo winjiye utinjiriye ku musponsor nta bonus baguha. Iyi application cyangwa se iyi wallet ya FMC Pay ni ukuvuga ngo iri gutanga amafaranga kugira ngo imenyekane. So niwinjira wenyine ku giti cyawe ntago baguha icyo bita bonus. So turahita dukanda hano kuri register. Turahakanda. So bari kutubwira yuko username dukoresheje ifite indi bari kutubwira ko iri zina dukoresheje hari undi muntu urifite. So tugiye guhindura iyi username. Muri kubibona hano. Ni ukuvuga ngo iyo bakubwiye ngo the username has already been taken, baba bakubwiye ko hari undi muntu ushobora kuba warakoresheje iyi username. So tugiye gushyiraho 5 hano inyuma. Kadushyireho nako 0 Rwanda 250. Turebe yuko nta wundi muntu waba warayikoresheje. So murabona ko kwiyandikisha bibaye successful. Ni ukuvuga ngo iyo bigenze gutya rero baguha agakode muri ya email yawe wakoresheje wiyandikisha. Ujya muri email iyo utakabonye hano hejuru. Ni ukuvuga ngo twebwe agakode bakaduhaye hano hejuru ngaka. Ushobora kwinjira muri email ukagasangamo cyangwa se ukakarebera hano hejuru. Murabona yuko ari 571418. 571418. Ugahita ukanda iki? Ugahita ukanda hano handitse hariya handitse verify. So hano bakuzanira rero kuverifyinga ko uri umuntu. Urabiverifiya nyine nabyo. Urabiverifiya. So iyo umaze kubiverifiya rero account yawe iba irangiye. Muri make uba umaze gukiriya account.
So murabona yuko hano rero nta bonus twahawe. Kubera iki? Kubera ko tutarakora icyo twita KYC. Nibavuga KYC ujye wumva ariko ari kwa kundi ukoresha ibyangombwa byawe cyangwa se imyirondoro ikuranga kugira ngo wallet yitwe iyawe. So hano rero ni ukuvuga ngo website akazi kayo kararangiye. Website akazi kayo kararangiye. Tugiye gukora iki rero? Tugiye guhita tuva hano tujye muri Play Store. Muri Play Store nyine handi ushakira ama application. Niho tugiye kujya. Play Store ni iyi ngiyi, ndizera ko muyizi hamwe ushakira ama application ugiye kudownloadinga. Uraza hano muri search ya Play Store iba hano hasi, we kuri telefone yawe sinza hiba. Urareba aho usacingira nyine ama application ukandeho, hanyuma kandi hano hejuru wandikemo FMC Pay. Ni ukuvuga ngo uhita unabibona hano ugahita usacinga. Ni ukuvuga ngo hano bahita babikwereka hano hejuru ugahita unasacinga FMC Pay ugasacinga. Urategereza biterwa na network kugira ngo ize igaragara nyibereke neza. Ndagira ngo nyibereke igaragara, ndabona batari kuyinyereka neza ukuntu ibisa, ariko nyine n'ubundi ni application igaragara. Murabona ko ari application imaze kugira izo nyenyeri. Iracyari nshyashya, ntabwo ifite inyenyeri nyinshi, ariko urebye abantu bagiye bayiviewinga murabona yuko bose bagiye bayiha inyenyeri zigera muri 5. Bose bagiye bayiha inyenyeri. Iyi application iracyari nshyashya, ntabwo iramara igihe, niyo mpamvu nayo iri gukora iki, iri gutanga ama FMC 2500 ku muntu ukimara gukora KYC. Muri make umuntu ukimara kwiyandikisha. So ndabona batari kunyereka ukuntu isa kugira ngo wowe nuza kuyidownloadinga umenye uko isa, ariko ndakeka ko izina ryayo ni iringiri FMC Pay mu magambo manini. Uraza kubibona. No ukuvuga ngo iza ari iya kabiri, ndakeka iyo usacinzemo n'ubundi bashobora kukwereka iyi ngiyi, ariko iyi si yo, iyi ntabwo ari yo, ahubwo ni iyi ngiyi FMC Pay. Uraza uyidownloadinge, numara kuyidownloadinga ukore open. Ukuvuga ngo urahita ukora iki? Urahita ukora open. Tukora open. So ndi gufasha ba bantu bagize ikibazo mu kwiyandikisha, nibo ndi gufasha no gukora KYC byananiye. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kwiyandikisha ara muri website, icyo ukora uhita ujya kuri Play Store ugasacingamo iyi application yitwa FMC Pay. Ni ukuvuga ngo nituza tugakanda hano muri profile, tukaza tugakandaho, baradusaba iki? Baradusaba login. Ariko tutiriwe tugera hano muri profile, reka dukande hano kuri login. Ni ukuvuga ngo kwiyandikisha byo mwabonye ko twabikoreye hehe? Twabikoreye muri website. Ni ukuvuga ngo kwiyandikisha byarangiye. Tugiye gukora iki? Login. Turakandaho, hanyuma turakora iki rero? Turashyiramo ya username yacu twakoresheje tugira gute? Twiyandikisha. Twanditsemo ko ari Rwanda 250. Uko wabyanditse bidatandukanye. Hari abantu babitandukanya rero babikora gutya nibikunde. Na ya password nayo twanditsemo Rwanda @123. Hanyuma ugakora iki? Uhita ukanda hano wanditse sign in. Gategereza. No kuvuga ngo rero hano nanone barongera bakagukorera iki? Bakaguha agakode muri email yawe. Hano baguha agakode muri email yawe. Aka gakode ugakura muri email n'ahandi ukareba. Ni ukuvuga ngo ngewe kode mpita nyibona hano notification, ariko wowe ushobora kutabona notification, bikagusaba yuko ujya hehe? Ujya muri email. So murabona ko ari 41 22 65. So katuyishyiremo 41 41 22 65.
duhite dukora iki, confirm. So rero ukimara kugera hano rero bahita bakuzanira iri jambo, ukinjira hano bahita bakuzanira ngo verify now, nibyo bahita bakuzanira. Icyo bakubwira rero iyo bakubwiye ngo verify now ni ugukora KYC. Gukora KYC rero ni kwa kundi nyine ushyiramo ibintu byose bikuranga, za identity yawe cyangwa se indangamuntu yawe ukabishyiramo, nk'uko muri kubona yuko nituza hano kuri profile hano tugakandaho turasanga turi unverified. Murabona ko tukiri unverified. So wowe rero ushatse waza ugakanda hano kuri unverified, hanyuma ugakora iki, ukaza hano hasi hano ukakanda hano handitse verify now. Hano hasi niho ukahakanda, hanyuma hano rero bakuzanira ko ushobora gushyiramo imyirondoro yawe ukoresheje ID, waba warayitaye ugakoresha passport cyangwa se perime yawe, drive license, bitewe n'icyo ufite. Ariko wowe kuko ufite indangamuntu urakoresha indangamuntu. Murabona ko byo birasetinze hano, urabona ko ariho kari. So turaza rero dukande hano hasi continue, ko tugiye gukomeza, tugiye gukoresha indangamuntu ariyo tugiye gukomeza continue. Hanyuma rero icyo ukora hano hambere uraza ugashyiramo type yawe, cyangwa se ugashyiramo type twahisemo ko ari indangamuntu. Hano bakakubaza ngo country region, igihugu cyawe, ugashyiramo ko igihugu cyawe ari u Rwanda. Iyo ukibuze hano uraza ugasacinga Rwanda ukayishyiramo, hanyuma ugashyiramo amazina yawe ahuye neza n'ayari ku ndangamuntu kandi bidatandukanye, ahura neza n'ayari ku ndangamuntu. Hano rero ugashyiramo igihe wavukiye gihwanye n'ikiri ku ndangamuntu, nibyo ushyiramo bihura neza igihe wavukiye nk'ikiri ku ndangamuntu, ukabishyiramo ukemeza hano ko ari confirm, ukabikonfaminga bikajyamo hariya. Hanyuma hano handitse ngo card number, wandika imibare yawe y'indangamuntu. Urugero wenda reka dukoreshe ibi ngibi, katwandikemo. Ni uburyo bwo kubibereka, ariko n'ubundi ngewe sindi bukore verified, ahubwo ngewe ndi kubibereka kugira ngo hano wandikamo nimero yawe iri ku ndangamuntu. Nyine nimero yawe yanyu murayizi, iri ku ndangamuntu murayizi. So wowe ufata indangamuntu yawe ukareba imibare iriho, hanyuma ukayishyiraho. So imaze kuyishyiraho rero hano uraza ugashyiramo umujyi. Ngenda ashyiramo Kigali kuko ubu ndi Kigali, akarere ndi Gasabo. Ushyiramo ibijyanye n'ibiri ku ndangamuntu yawe. Ubwo niba indangamuntu yawe, urugero wenda city, niba bakubwira umujyi urimo ushyireho Kigali. Akarere indangamuntu yawe yatangiwemo uba ariko ushyiramo. Hano kuri address ushobora gushyiramo wenda Rwanda Kigali. Si ngombwa wenda ngo ukurikize ibiri ku ndangamuntu yawe, ariko ushobora gushyiramo ko ariyo address uherereyemo. Hano rero kuri expired, hano rero nanone hajya hacanga abantu benshi. Hano handitse ngo expired rero baba bakubaza iki? Baba bakubaza igihe indangamuntu yawe izarangirira. Uraza ugakanda hano ugahitamo imyaka iri hejuru za 2000 gutyo. Murabona ko nuzamura imibare igenda yiyongera, ushyiremo 2100 wenda nko ku itariki ya mbere y'ukwa mbere January, confirming, hahita hajyamo 2100, hanyuma ukore confirm. So iyo umaze gukora confirm rero hano muri kuhabona bahita bagusaba iki? Bahita bagusaba kugira gute? Bahita bagusaba kuverifyinga ID yawe. Hano rero iyo bakubwiye ngo verifyinga ID yawe, ku ruhande rubanza front side, n'urwa ruhande rw'imbere rwawe rubanza ruba ruriho imyirondoro yawe yose. Noneho hano ha kabiri bakubaza back side, ni cya gice cy'inyuma cy'indangamuntu
yawe, nicyo bakubaza backside, nicyo gice bakubaza. So iyo umaze gufotora neza amafoto yazo agaragara, ubona ko arimo hano ari abiri nk'uko babigusaba, igice cy'imbere kibanza, hano ha kabiri hakajya igice cy'inyuma gikurikiraho. Igice cy'inyuma nyine ni kumwe uhindura indangamuntu yawe hakazaho igice cy'inyuma. So ukabishyiramo nabyo, hanyuma iyo umaze kubishyiramo nanone uhita ukomeza hano handitse ngo continue, niho uhita ukomeza hano handitse ngo continue. Noneho agasitepu gakurikiraho hano, akangaka muri kukabona hano, aka gasitepu hano gakurikira, aka gasitepu gakurikira hano muri kukabona hano, baba bakubwira ati please use the original certificate to take photo and upload a photo with clear original image. Ni ukuvuga ngo hano kugira ngo ubashe kubona certificate iri original, nuko uploadinga video imeze neza yawe kandi isa neza nyine iri original nkuko bari kubivuga hano. Kandi ikindi hano bakakubwira ngo iyo foto yawe byibuze ibigomba kuba ifite nibuze megabyte zigera muri enye. Ni ukuvuga ngo ni kwa kundi ufotora ifoto nizo izikaza ikeye. Noneho ibyo iyo ubonye ubikoze neza nkuko mbivuze hano, uhita ukanda hano kuri continue. Iyo ukanze kuri continue rero ntago uba urangije, baba bagusaba akandi gasitepu nakanyuma, wifata selfie y'imbere nyine kumwe yifotora, kamera ikureba nyine, telefone yawe ikureba. Ni ukuvuga ngo iyo urangije iyi step bakuzanira igice gikurikira nyine cy'inyuma. Ushobora kwifata selfie telefone wayihindukije, kamera z'inyuma zikureba, cyangwa se ugahindura kamera ikakureba kumwe usanzwe ubigenza kwifata selfie. So abantu benshi rero bakunze gusimbuka iyi step kuba verified bikanga. Ni ukuvuga ngo batakuverifyinze isura ntabwo ushobora kuba verified. Ya myirondoro yawe ntibashobora kumenya niba ari yawe, ntibashobora kumenya ko imyirondoro watanze nyine muri makeya ari iyawe. So ngewe rero impamvu ntabikoze, ibyangombwa byanjye byamaze kuba verified, nge mfite account iri verified, ahubwo narindi gufasha abantu bafite ikibazo cyo kuba verified, cyangwa se bafite ikibazo cyo kuba verified yarabananiye kuyikora. So nuko bikorwa rero, kandi nkwibutsa yuko iyo ugize ikibazo ushobora kunyandikira muri comment, cyangwa se link yo kwiyandikisha ukayikura muri comment. Nimero yanjye ndayisiga muri description, ushobora kumpamagara cyangwa se ukananyandikira kuri WhatsApp, naho ndiho ndabafasha neza. Kandi abantu benshi maze gufasha ndakeka bamaze kuba verified. Ni ukuvuga ngo iyi wallet ya FMC Pay iri gutanga bonus ku muntu wese uri kubasha kuyijoininga, kandi iyo bonus ukayibikuza. Guys, mukore, mwabibonye. Ni ukuvuga ngo imyirondoro yawe nukuyishyiramo, mwabibonye, amazina yawe ajyanye n'ayari ku ndangamuntu, umujyi utuyemo, akarere indangamuntu yawe yatangiwemo kavuga, igihe indangamuntu yawe izarangirira twabibonye. Mbashimira cyane abantu mumaze gukora subscribe, rwose mwarakoze, Imana ijye ibamera umugisha. Ikindi nkwibutsa, niba uri mushya ukaba utarayikora, nyamuneka wisigara. Thank you so much, Imana ibamera umugisha, ndabakunda. God bless you.